wowe ndumva tujye kugura indabo ukajya kwa muganga warangiza ugatera amavi hasi ugasaba imbabazi ukamubwira ko cyagiye yari stress y'akazi sibyo numara nubona yemeye uhita wakira uruhinja n'ubwuzu ari we ari nyina bose tubajyana iwawe wenyu aha hantu nawe ukuntu hangana uturutse hari ukagera hariya sibyo rero urimo avuga serie ko burya waba umujyanama mwiza uba umujyanama mwiza en plus umuvandimwe wawe ibi bintu tuba tugomba kwicara tukabiganiraho ndetse inshuro irenze ihuta ufata ibyaha gira vuba singutegereza n'umunota umwe nta soni ubu iyo ntamenya imodoka ubu ngaraguza hagati mu hubu aho nahereye ngwinginga urabona uretse gato umugesera akazi ndaje nkwereke uguze ikintu ugiye kumfasha uragenda n'urufunguzo rw'icyumba cya Gakwaya uzunguremo bino bintu byinjiza we wagasore umva nkubwire Mbaraka kabiri washyize hano imfunguzo z'icyumba cya Gakwaya. Imfunguzo z'icyumba cya Gakwaya? None se genda umuzamu we urazimbaza se umuntu genda zifite uzuko wantu icyo cyo ntikindeba urajya unzibaze ndetse we saze hano si wowe buditsa cyangwa wagize ngo ndumujura sha ntago ndumujura ndi nyiri runo rugo urabyumva neza nkeneye imfunguzo za Gakwaya z'icyumba cye ndetse n'izinzu yose iyo umuntu aje mu bye baramumurikira tubigenderemo neza rero cyangwa ubyange njugunya hanze gasi. Mama please calm down bigeza aho ngana ureka kukabya. Mama uyu nguyu ni uzi neza amateka ya papa wanjye urimo uranyuma kandi n'ikindi cyose twashaka kumenya kuri papa n'uyu nguyu wakitubwira rero please mutware gake. Icyo ndi kumusaba se ntemerewe gusaba niki? Harya ni wowe cyusa bambwe ivukana papa. Nabandi cyusa naba ntari cyusa hano kwanza amakuru mbahaye ese ko ndeba muje nabira urabona ngo murashaka kunsohora munsohora nka mayiboba mwe muzigiye mbaye muri iyi nzu siko musetsa hari kushaka igihe muri iyi nzu igihe muri se kivuze iki bimaze iki se uri iki kubuhari se hari icyo utazi uri gukina n'ikipe utazi umva neza nkubwire kandi ubyumva ubyiteho ndashaka iki ndashaka ibyaha byose nta na kimwe kivuyemo niko se mu reba neza uranyumva reba urangaraguza gati uzi umubano ufitanye na Gakwaya kungana reba icyavuyemo uri gukomeza kwikarakashura aho ngaho ngo urahari ngo hamaze igihe niyo waba warahavukiye erega bumva njyewe nta nubwo ari ukububahuka pe ariko nimugenda neza tuzagendana ikindi kandi nyine nimushaka kugenda nabi naye nzabagendera nabi kandi twanakomagurana nk'abandi nta nibanga ririmo twakomagurana garikira aho ngano ngiye kuvuga iryo jambo umva nkubwira ikintu kimutazi ntabwo tuje hano kuko twabaza aho tujye turahafite henshi heza no kuruta aha ngaho urimo uranyumva kandi ikindi ntabwo tuje hano tuje kugusohora muri iyi nzu twebwe icyo dushaka ni uguprofita tukamarana igihe kinini na papa tugakuramo isheke y'iminsi yose tutabonanaga. Ese ubundi Gakwaya muzi aho ari? Gakwaya ari muri gereza urumva kandi noneho ahantu ari nta nubwo abasha kwigira gutya ngo arihindukiza urumva ubu Gakwaya ari kwipapa kanima. Ese ubundi mama wawe ntabyo yakubwiye nimba ari mama wawe? Gakwaya arafungiranye mu nta no gusohoka ngo hari urumva. Hey! Bro, geza aho ngaho ibyo ngibyo birahagije. Gakwaya ni umunyabyaha wa wundi noneho niyo yanasohoka ntago azigera abumwere habe namba ikindi kandi ndagiye.
down please mama, calm down. Wabonye ibyo kukaminga down uko bimeze? Urabona ari umuntu wagendera gake. Ntaganzi inosa. Ntazi n'uburyo njya nkemuramo ibibazo byanjye. Nakomeza nyikaragashiraho kuriya. Inama nakugira niba ushaka kumuturisha nk'uko bitekereza. Go. Ugenda ubikemure mu buryo bwawe. Sino ndabukemura mu bwanjye bwite. Sheri, igihe uba wabereye mu mashini kuko wagiye uruhuka n'ukuri. Ese ko bundi uzasaza ukabura uko uzajya ureba ubwiza bwanjye. Ako sheri, uzi ko usigaye ukabye? Nkabya nkabyikiza. Ega shamba ni mu kazi. Barimo gutegura ejo hazaza hacu n'abazadukomokaho. Ushaka ko kantu ubushyizemo k'abazadukomokaho kaba atari keza. Ntabwo uzi ikibazo dufite. Ushe nkwibariza. Ubu ntabwo ujya ugira gutya ukumva uricuza icyatumye unshaka nkaba ntaranaguhakana n'ukuntu ukunda abana. Come on, sheri. Sheri. Buriya ni igihe cyacu kiba kitaragera. Igihe cyacu nikigera. Imana izaduha akana kacu keza shaho. Nkawe. Ntabwo yizera ko Imana ishobora byose. Ndabyizera. Ese ko bundi naganiriye na muganga. Yambwiye ngo bibaye byiza twahindura umuvuno buriya kugira ngo bikunde. Umuvuno? Umuvuno nyabacyugo? Nyine. Yarambwiye ngo impamvu umenya bidakunda ngo nuko ushaka kuba tubikora ninjoro gusa. Rero ngo twahura ngo ari nako manywa imibiri yacu ikarushaho kwiyumvanamo. Ahubwo nubwo dushatse twajya nyine mu cyumba tuka nyine ko. Okay. Ngwino ahubwo. Oya sheri, buretse gatoya. Reka ndangize iyi quotation nari ndimo gukorera umukiriya, sibyo? Maze nindangiza nyohereza. Urumva? Nimara kuyohereza ubundi nze twicare tubisesengure neza fresh. Sibyo sheri? Nta kibazo. Ako sheri ahubwo urananyibukije. Uzi ko tutaragera gusura umwana wa Liza kandi yarabyaye. Kaje buriya yarabyaye. Okay, ndumva ariko tutajya guteza akavuyo kwa muganga. Ubwo urukundo ngo musaza wanjye amukunda ngo arashaka kumukorera ikirori. Ndumva ariko twajya kureba umwana wa shege. Nako iyo mpano y'umuryango. Urabizi yuko icyo uvuze kiba ari itegeko kuri jyewe. Kagenda bipange neza hanyuma nuba tayari uzambwire. Ariko tubigire vuba rero tujye kureba kariya kana rwose. Sawa bwo komeza akazi. Ariko hari ibyo njye gutunganya mu cyumba ariko nyine ugira uzi. Shitani sheri.
ariko hari utuntu nari ngiye kujya gufata mu mujyi. Birihutirwa se? Uzi ko hari indi diro dushobora kuvugana muri iyi minsi uretse yarizana kara kagini yatuzanyemo. Mbirambiwe kubi pe. Ariko si ubundi sister, bizahereza he koko? Ko mbona kwigira inyamaswa y'inkazi mu rugo rurimo n'uruhinja ntazabishobora. Oya ntugire ikibazo. Uwa meza yahindukije wumvise aho kuba mubi ubu ugiye kwigira mwiza. Wumva wikira umumarayika byatari. Kagira inkuru, uratwite se? Ko aribwo wavuze ko Liza n'umwana we bazabona amahoro. Nyumvira kweri, nawe mbabarira unyumvira. Ubwo ako kantu ubuzanye mu bumva ari ngombwa, ako kantu wongeye murumva ari ngombwa wowe. Umva nakagombye kuza kukureba wumvise. Karangwa yiri uhangaha ntabwo byashoboka ko nza kukureba. Sasa yarema ambwira ngo tuze kureba kara kagini kariza. Nge namubwiye ko ibyo ntabikozwe. Wanyumvise neza? Ariko kuva kera niko byari bimeze. Hanyuma se ubundi bihuriye he nanjye kwigira mwiza? Aho rero niho nashakaga kugera. Umva nkwereke, sibyo? Wowe fata Liza umuhekeya, umvise, ku buryo akugirira icyizere atazadutamaza bakatuvumbura nta kintu twari twageraho. Nurangiza kumufata neza ibyo byose ntazahukana. Umwana tuzaba tumufite mu biganza byacu gutya. Sister, aho gusoza iyi filme buri munsi unzanira episode nshyashya. Sinzi amaherezo y'ibi bintu kweri. Wowe nubikora neza uko nabikubwiye bizarangira vuba. Wumvise neza? Umva reka njye kwita ku mugabo sha. Kajya kwita ku mugabo nawe wita ku mugore wawe. Sawa mani, ndagukunda byatari nawe urabizi. Sawa. Oui chérie. Ubu ntangiye kuzajya nitaba nyiramubande ngewe. Oh my god. Gusa icyo nzi cyo nzabyara icyizere cyo ndagifite. Wenda na mukanya ndaza kuza gusama. Nta mpamvu yo kugira ngo imfura ya Karangwa ibinyagasozi. Inyagasozi ntibishoboka. Ntabwo byavamo. Umva bro, muri iyi minsi twajwe haje ibibazo bitandukanye. Urumva biragusaba kwitonda. Ndagusaba mbere yuko ugira umuntu uvugisha nugera mu Rwanda uzabanza umpamagare. Urumva neza? Ntuha amakuru yose uko ateye, nta muntu muravugana. Ndagiye.
ikindi kandi biragusaba kwitonda kuko twajwemo hatabaye iby'amasasu hazamo n'iby'uburozi biragusaba kwitonda ukabyitondera uko bigomba kose uranyumva neza mbisubiremo twajwemo hatabaye intambara y'amasasu habiye burozi biragusaba kwitonda ni Teteri wakubwiraga nahinde gisazi aski tuvuze Teteri ngira ngo ningiye Teteri igenye uba mu gihugu umva ningiye kari busaba UDUKURIKIRE urumva witonde kuko bitabaye ibyo hagwa n'umuntu hameneka amaraso icyo nkusabye ni kimwe cyonyine ukigera mu Rwanda ugomba guhituma amagara nkaguha amakuru yose uko ateye kuko ibintu bimaze guhindura isura izere ko kagiye nimba uri wumva inako ntago bigiye Liza tambwira ko ngiye gukanguye nangiye guhondobera ariko nagaruka meze gute se nizeye ko icyumba bakwimuriyemo umuyaga utakumereye nabi ko ndabona hariya burya hari ku idirishya cyarambangamiraga hano ndabona iri hejuru y'idirishya nta kibazo nari nkuzaniye utuntu hano kugira ngo ugerageze nizere ko ugerageza utazana bya bindi bimwe by'abarwayi ntabwo ari ukugerageza ahubwo uzigira reka umva wagira ngo nyuma kubyara ibyo ndabimenyereye inzara y'ababyeyi se wazanye n'utuntu wagira ngo utware abana kandi tumaranye igihe gito kandi nta bintu by'imbuto nigeze nkuzanira mu bwenge urabikunda cyangwa ntubikunda ubona ngo nuko mushimira pe utese unshimira iki kandi ibaze ntabwo nigeze mbona uburyo nagushimira gusa nyine ibintu ugenda unkorera kandi utanze birandenga anyway sinzi ukuntu nakubwira gusa njyewe niba ngomba kugufasha nk'uko nafasha undi uwo ari we wese kuko ni ibintu biba bigomba kuranga ikiremwamuntu ese hari ubwo turi inyamaswa uwo ari we wese akira abanza ugerageze kureza umutima zawo bigira bake reguka gake igira hejuru ariko ndabona umaze kuzana n'agatege mu biti ikibazo cyawe ko vuba aha ngaha ahubwo urataha umwana wawe ameze neza arahumeka neza kariya nako kari gutuma amashereka ariko uko byari bimeze nuko bimeze ko nk'uko urabona ko byagabanutse warakomeye ntakindi nizere ko birenze biraronze kuko nakuzanye si byose ntabisubishyiramo yabanze kubibona icyo hari ikibazo nkagerageza urahera ku mfite inzara ukunda cyane noneho tuduto two dukunda kubi nuko nshonje nawe undi nta muntu wanjye umureba si ubwo nibyo nta kibazo biteye njyewe numva kureba urimo urarya uzi kureba umurwayi hano aryana peti nta kintu cyiza nk'icyo ngicyo mba numva nyine binshimije kuko abarwayi benshi mbanyuraho ukabona bamuzaniye utuntu tw'imbuto ukabona wapi ukabona twamunaniye tunakina ko turyoshye nkaho tuzi ko mfite inzara cyane ariko wowe ndabona ufite kuraje ngaho gerageza dukubite nko mu minota 2 gusa utazanyura ati nagize umurwayi njya kure gerageza ureke kugarura akabaragirika murakoze cyane dore wari umaze kunanuka vuba aha ngaha umwana murahita mutahana amashereka nizere ko ameze gutya ariko biraza kumera neza nushyire aha ngaha ku meza ushyire aha ngaha ndakomeza nkora komeza ukora mu gake gake uko ushoboye mfashe gake gake kwihindukiza shyiramo agatege urabona ko byaje ukurikije uko byari bimeze ntabwo bikimeze nka mbere si ubu ntihashyushye ubundi oya birangiye ntabwo
Okay.